tugeze ku rwego abapagani baza bakatwishushanyaho ntitubamenye, bakaza bakatumarana iminsi ingana itya batwigisha bafite ibyaha n'urusinzi n'urusaku rungana kuriya. Ndabwira mwe mwicaye hano mu nyumva n'abazumva bakurikiye kuri iyi YouTube channel yuko uru rugendo rusaba ibintu ibi bitatu by'ingenzi. Icya mbere, kandi iyo baje aha bagira amagambo meza aryohera, bakundana mikoro, rimwe na rimwe ashobora kujya n'imbere. Nta gitangaza kuvuga arabikunda, ariko agira intege nkeya mu bintu yatekereje yateguye. N'abantu bubaka ingo batazihanganira, n'abantu bubaka ingo batazagera nayo n'abageni babo, n'abantu bubaka ingo zizagarukira mu nzira, n'abagabo bacomokamo iyo basanze kuburara birimo gahita avuga ati mada kwihangana ngo mburarane nawe ntibishoboka, gahita acomoka, gahita aguruka, agahita azina ahangaha avuye epfo mu majyepfo, yahagera akavuga ati ndi siribateri, tukamufatira ku murenge yaragiye kuzamura ku idarapo. Abantu bose bakora imirimo inyuranye bakora bayitirira Imana batayikoranye gukiranuka no kwera, iyo mibyizi ntaho yanditse. Batewe no kubona abana babo bigiye kubaho, urumva bitababaje? Ntibiteye n'ubwoba? Areba uko muririmba, akareba ibihe byiza mufite, ashobora kugira ngo intambara hanze hariya zishizeyo. Rimwe na rimwe ukanataha ugira ngo ugeze mu gace k'ijuru ka mbere, ariko wagera mu rugo ugasanga uracyahari, ugasanga uracyari ku isi, ugasanga umurozi wo ku irembo ntaho yagiye, ugasanga amakuba n'ibyago biracyakugose impande zose. Ariko icyo nkundira Kristo, ijambo rye riba rihagije kugira ngo wongere wumve uremetse. Kubwira ati ndabizi mbyibereyemo biba bihagije. Hari umubyeyi, hari Imana yavuze ngo ku gicuku cyanyuma Imana izitamurura, nkabona arabyakiriye, abyakirije umutima we, amarangamutima aza yihuse kuko bivuzwe n'Uwiteka. Iyo rero Uwiteka avuganye natwe twumva ihumure rije, tukumva ubuzima buremeye kandi ibiryo bitaraza. Uvuga ati nzakugaburira ugahita wumva urahaza utararya. Yavuga ati nzagushyingirira abana ugahita wumva uzaba uhari kugeza n'abuzukuru bashyingiye, kuko ivuze ari Imana. Rero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesaya 59 rero ku murongo wa mbere tugende, haravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biteza kubima amaso ikanga no kumva. Naho ngaho nashakaga tugende mu Baroma. Abaroma turasoma igice cya 5 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuyuzi ko amakuba yacu atera kwihangana, kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, uduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Amen. Iyo turi mu masengesho tuba tugira ngo dusome ibyanditswe, umuntu wese yumve neza. Bariya ababyeyi bafite abana mubahereza akanyonyo batuze bamere neza, abo bana n'umugisha, kandi muba mwagize neza kuzana abana mu rusengero. Urusengero rutarimo abana ntabwo ruryoha, ntirugira impumuro nziza. Abana n'umugisha, ababyeyi bajye baza bazanye abana. Mwabyumvise? Kandi ifite amakuru y'abantu benshi baba pasitoro n'abandi bakorera Imana mu mirimo ikomeye,
bazanywe n'ababyeyi babo mu rusengero ari bato cyane, barukuriramo, bakura bakunda Kristo na bugingo n'ubu. Mwarabibonye, hari igihe bavuga ngo abana ngo iyo mwabahaye agakiza ngo bakiri bato mukabakuruza ibitugu ngo mubagezamo ngo bakazagera igihe cyo kuba bakizwa ahubwo bakabivamo. Reka ahubwo birabaryohera bikababera byiza cyane kurutaho. Yesu azaryoshye, buri gihe ahora aryoha. Hari umuntu wavuze ati mu gihe maze nkijijwe, mu gihe maze nkorera Imana, ati imyaka si myinshi ariko ndumva atari na mike, kandi uko niko kuri. Ku myaka yawe si myinshi nako si mikeya ariko si na myinshi cyane. Epfiriyo nturuka jyewe na muzehe Jerome haba umugabo witwa Serubyogo, yaratubwiye ngo yaheruka gukora yubile y'imyaka 56 abatijwe. 50 abatijwe. Iyo sindayigira y'ubukure, abayifite aha y'ubukure ni bakeya. Igitangaje rero aracyakunda Kristo nkuko yamukundaga yiga igice. Yari mu materaniro ahora ashaka kumva, ahora ashaka kunguka kumenya Kristo, kandi niyo umuhaye ngo avuge wumva atarekeraho. Agira ibintu byinshi byiza by'Imana ahora tubwira. Iyo umuteze amatwi umwumva, mwahamagaye nk'abadiyakoni, mugahamagara ibyiciro binini, mukamuhamagara umusaza mukamuterera agatebe akabaganirira, mwataha mwongeye gukunda gukorera Imana. Aheruka kuduha ubuhamya bw'ahantu yigeze kunyura. Bavaga Icyangugu yo kure bakaza mu majyepfo na hano i Kigali n'amaguru babwiriza ubutumwa bwiza. No yatubwiye ukuntu yagenze urugendo rw'iminsi 2, inzara iramwica, agiye kurangiza Nyungwe atungukira mu bice bigana za Buhanda zireba Kibuye. Yaje aciye mu ruhanda wa za Nyamasheke na Kibuye, agezemo hari arasiramo hagati ashaka kuzi ubutare. Nongo agera ahantu neza umwuka uri hafi guhera, bazabana ati ntimwandangira ahantu haba umuntu w'umupanekote wo muri ADEPR. Bamutungira agatoki ahantu hejuru cyane, ngo bamubwira bati muri uriya rugo haba akana k'agakobwa k'agapanekote. Ngo arazamuka ajyayo, ngo ahageze asangana urugo rw'abantu ruciriritse ku rwego rukomeye, ruciriritse ariko arakomanga, baramukingurira. Umwana w'umukobwa aramwakira, amwicaza muri saro, aramubwira ati ndi umukozi w'Imana, bambwiye ko haba mwene data muri Kristo Yesu. Umukobwa aramureba abona ko kumwuka urenda guhera, ngo akora isengesho, aramubwira ati bawicaye hanze, ngo yinyabya mu gikara ashaka ikinazi Imana umushyitsi, ngo arakibura. Akibuze rero ngo ahita agenda sekura, ngo ateka igikoma cy'akawunga ariko nta sukari afite, arakimuzanira ngo agitereka imbere, aravuga ati kadusenge dushimira Imana. Vuga ati Mana umpaye amazimano yo kuzimana umushyitsi, ndagushimiye kandi uje ku bitugu by'umukozi wawe, nakiriye imigisha umpereye ko nakiriye umukozi wawe. Musaza ngo akubise ku munwa biranga, ariko ngo akurikije isengesho amaze gusenga, aravuga ati nanjye ndakinywera igitumye iri sengesho ribaha ngaha, kandi Imana sense nanjye yemera itanga umugisha, kuko abwiye Imana kandi isengesho akoze. Umva, hari umuntu asenga isengesho ukumva iryo sengesho rifite ireme rirakomeye, riraremereye. Yarimo aduha ubuhamya atubwira ati ntimukajye mugira icyo mwima abakozi b'Imana bageze iwanyu, ujye ubaha igihari, hari igihe cyamuramira, hari igihe yaba hageze kuko agikeneye. Yaratubwiye ati nubwo bwose kukimira byari bigoye, ariko cyaramiye ibihaha, ndongera nkomeza inzira, kandi iriya nzu Imana yayitanzemo umugisha. Nyuma y'igihe gito namenye kurya mukobwa yashyingiwe kandi mu rugo rwiza rw'umugisha. Rero nagira ngo nongere mbabwire yuko amaboko y'Imana ataheze agikora. Shobora kumbaza ngo nukubera icyo bivuze gutyo, ko Imana idapfa, ko Imana idasaza, ko Imana itimuka, ko Imana ihora ikora. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari situation tugeramo tukajya kure yo gukora kw'Imana. Gute rero bigenda gute? Tugera muri situation zituma dushidikanya ku mirimo y'Imana, uko dushidikanya tukayitera icyizere, niko tugenda tujya kure y'aho Imana ikorera. Icyo kintu mvuze muracyumvise? Ndavuze ngo uko dushidikanya tugatera Imana icyizere, niko tugenda tujya a distance, tugenda tuva aho Imana iri dusatira hitari. Meruka kuganira n'umuntu kuri WhatsApp, yapostinze ibintu bintera kumwandikira. Apostinga ibintu, cyari ikiganiro yagiranye n'umuntu wagize ibibazo mu rusengero, ngo yahuriyemo n'abanyabyaha batangira kumubwira amagambo akomeretsa, hanyuma ngo afata icyemezo cyo kubivamo. Noneho yari yapostinze ako kantu agashyira kuri stati,
noneho nanjye nkabonye mpita mwandikira ndamubwira ntuyu muntu utabaranya mubwire ko kuva kuri Kristo atari igisubizo cyo guhunga abanyabyaha. Ntabwo guhunga abanyabyaha uva kuri Kristo ari bwo buryo ngo kubera ko ngo yasanze hari abapagani ngo babakozi b'Imana. Uretse ko nge ntanabyemera, nta mupagani w'umukozi w'Imana ubaho, ahubwo abaho umunyedini w'umukozi oya nawe ntabwo ari umukozi w'Imana, n'umuntu utanga imibyizi y'ubuntu. Niko Imana yabwiye abantu. Hariya Filiya twigeze kugira igiterane cy'iminsi 3 twigishwa n'umuntu w'umupagani Rutiri. Nicyo giterane yaraje aza nk'umushyitsi, asanga uwari umushumba wacu baherukanaga kera, aramubwira ati ubu ngubu nduzuye noneho ahubwo bamupangira urumva yari umuntu usanzwe uzi kwigisha. Ubu hari abantu bazi kwigisha, mwa abantu b'Imana mwe mureba, bazi gutondeka ibyanditswe, babona murangaye bakagira na gutya mukigira hino bakabageza ahantu bashaka kubageza. Ariko mu by'ukuri kwigisha gukwiye gufatana n'ubuhamya bwiza no kuzura umwuka wera w'Imana kugira ngo byombi bibe bitanga umusaruro ku rugero rumwe. We rero araza, umusaza aramutegurira, aratwigisha. Ku munsi wa 3 bamuha tike, baramushimira, arataha. Atashye rero Satani aramushuka, ntiyarenga n'umutaru, ahita avuga ati yabampaye ndabanza nywemo amacupa 2. Akiri hafi aho nk'uko yabayigishirije hano, ntarengiza alimentation ziri haruguru. Abakristo rero batashye bakayase niwe watwigishije cyangwa se, ariko bamwe baramwegera babona niwe. Bucya mu gitondo rero buri abantu b'ababyeyi beza bakunda Kristo bajya gusenga, babaza Imana ngo Mana tugeze ku rwego abapagani baza bakatwishushanyaho nitubamenye, bakaza bakatumarana iminsi ingana itya batwigisha bafite ibyaha n'urusinzi n'urusaku rungana kuriya. Ngo Imana irababwira ngo ari nkawe se uraje isambu umuntu akaguha umubyizi w'ubuntu wawanga? Uteye imbuto se ntizazera ngo nuko zahinzwe n'umuntu utishyuye? Bariya rero batanga imibyizi y'ubuntu. Imibyizi y'ubuntu ni imibyizi yose bakoze batazabonera ingororano kuko bayikoranye gukiranirwa n'ibyaha. Imibyizi y'ubuntu mwebwe munyumvise ndababujije ntimuzakora imibyizi y'iki? Mukora imibyizi muzabonera ingororano. Ni imibyizi mukorana kwera no gukiranuka biturutse ku Mwami Imana. Imana si nyedini, ntugire ngo niwe ntunga urutoki uri hano. Ntabwo Imana ari nyedini. Imana ni y'abayubaha bose bayikunda, ni nayibazi. Bibiliya avuga ngo imenye imitima ni nayibaza bazagerayo. Mutazibeshya, utazagendera kuri discipline zinaziriya, utazagendera ku bintu nabira ngo ucira abantu urubanza. Torero mwebwe ndanababujije, umucamanza n'umwe ni Kristo, kandi igihe cyo guca imanza ntikiragera. Tujye tureba bene data mu isura y'abantu b'Imana, hanyuma igihe kizagera Imana ivangure ikuri intama mu ihene. Ibyo si ibyacu rero. Icyo kintu mvuze muracyumvise? Imibyizi y'ubuntu ndavuze ngo ni yabande? Abantu bose bakora imirimo inyuranye bakora bayitirira Imana batayikoranye gukiranuka no kwera, iyo mibyizi ntaho yanditse. Mwihangane mbabwira amagambo akomeye. Nimushaka umuntu utera haleluya nyinshi z'umurambararo, abasore barahari hirya hariya, nzaboherereza 1 cyangwa 2. Ntabwo giye bikimfasha na buhoro, nkunda umuntu uza tukaganira amagambo y'amanyakura atuma tuzagera mu ijuru. Sicyo kibicaje namwe cyatwiterera ikorasi turekeraho. Icyo ni kimwe. Ndabasubije rero, muranyumvise? Hanyuma Yesaya yavuze ngo dore ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza. Kugira gute? Mbafitiye inkuru nziza. Mbafitiye inkuru nziza. Ivuga ngo iki? Ivuga ngo igihe cyose umaze mu itorero, ngo igihe cyose umaze mu idini, igihe cyose umaze mu iyi nzira, uyu munsi Yesu agufitiye imbabazi n'urukundo byo kugukiza. Yesu aracyakiza. Iyo nkuru ndayibazaniye pe. Muranyumvise? Amaboko ya Yesu
abereyeho ibintu bibiri cyangwa bitatu ngira ngo mbabwire. Icya mbere, buriya Yesu ni igisobanuro cy'urukundo Imana yakunze itorero. Ntimubyumvise? Ndavuze ngo Yesu ni igisobanuro cy'urukundo Imana yakunze. Hari inyuma ko batansubiza se buriya barumva? Na hari inyuma barumva ra? Hariya murebe hano dusuhuzanye. Aha barumva, nabibonye. Narivuze ngo iyo tuvuze Yesu tuba tuvuze igisobanuro cy'urukundo Imana yakunze itorero. Iyo tuvuze gukora kw'Imana, iyo tuvuze gukora kw'Imana, ntimukongere kwitiranya ibintu. Muranyumvise? Iyo tuvuze gukora kw'Imana, imirimo yose y'Imana irangirira muri Kristo. Nimwe ihera ni namwe isorezwa. Iheramo gute? Mwasomye muri Yohana haravuga ngo uhereye mbere na mbere mu kuremwa kw'ibintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Jambo yahoranye n'Imana. Bivuga ngo Imana iri muri ofisi irema ikintu ku kindi muri ya minsi ngahe 7. Yesu yari ahari. Muranyumvise? Hanyuma uyu Yesu, umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo yari umunezero w'Imana iminsi yose. Kandi ngo n'Imana igaterwa ishema no kubana na Yesu mu ijuru. Kandi nawe ngo akabona icyubahiro cyabo mu ijuru ari cyinshi kandi ari cyiza. Ibyo bintu uvuze murabyumva? Hanyuma Imana yakoze proje y'igihe kirekire. Nimvuga ngo y'igihe kirekire unyumve gutya. Uhereye igihe bahereye babara rimwe ukageza iki gihe turimo cya none, abantu bari muri za mbere y'ibihumbi, 1700, 1800. Hasigaye mbarwa niba hari abakiriho. Muranyumvise? Ariko nimujya kureba muzabona uko isi yagendaga itinda, ariko ubutumwa bwiza bugenda bugira umuvuduko, bugenda bufata cyane kurutaho, buva mu iki gihugu bujya mu kindi, buva muri iki bujya mu kindi. Hanyuma abantu bagenda bagwiza imibare bizera Kristo. Yego. Hanyuma mu mibare y'Imana, mu mibare y'ijuru, mu mibare ya Kristo we ngo yitegerezaga itorero ryo mu iki gihe cyacu n'ikizadukurikira, ngo akabona ibihumbi byinshi, akabona magana y'abantu, y'ibihumbi by'abantu bizeye izina rye, akabona ubutumwa bukwira. Yego. Ariko akabona inzira binyuramo kugira ngo bigerwe birakomeye. Muranyumvise? Kubera iki? Byacaga mu rupfu, mu gutembagazwa mu manga, mu gukubitwa inkoni yitwa inga, mu guterwa amacumu ari hariya, mu kwamburwa ikanzu nziza yera no kwambika urubindo, mu kuzana sipongo agasoma, mu gupfa akagerayo, ariko akazazuka ngo yarebe ibyo bintu agashyira ku munzani. Yarebe itorero ryacu ryo mu gihe cya none, yarebe ibihe byiza turi sejemu, yarebe abo yacunguye ibihumbi, yarebe Imana data ihawe icyubahiro, ngo umutima we ukamarwa n'urukumbuzi rw'icyo gihe, hanyuma agahitamo gusiga icyo cyubahiro akavuga ngo ndagiye. Akavuga ngo isomye mu gitabo cya Daniel no mu gitabo cy'ibyahishuwe ubona inama iteranye Imana ivuga ngo ko mbona ibitambo ntacyo byabamariye, ko mbona amapfizi ntacyo yamaze, ko mbona amategeko atabagejejeyo. Ni iki nkwiye gukora muri mwebwe? Ninde wagenda akancungurira ririya torero? Ngo Yohana Imana yaramuzamuye mwicaza mu icyo gitaramo arakireba, ngo abona habuze n'umwe. Ngo ararira. Hoziyana yarabiririmbye ngo habuze n'umwe, ngo Yohana ararira. Ngo ariko akirira ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru
ngo riramubwira ngo hoya wirira Yohana. Umva ijwi tuba dukeneye. Wirira Yohana, wirira mama. Dore intare yo mu muryango wa Yuda aracyakiriye kiriya gitabo kandi agize ate aranesheje. Hanyuma igihe yumvaga iryo jwi ngo Yesu acyakire, hakurikiragaho ibyo byose maze kubabwira. Yesu yarapfuye kandi arazuka. Ibyo dusaba mu izina rye tukabihabwa mu izina rye. Mushobora kuzikanga mugeze ahantu mu materaniro mukajya mwumva bararamukanya ngo Imana ishimwe. Bakaguhobera ngo Imana ishimwe. Nushaka kumucarenjinga nawe uzamubwira uti Yesu ashimwe. Nakubwira atahimbazwe muzakomezanye. Ariko ikizakumenyesha ko wikojeje ahantu bafite ukundi bemera ibintu, azakubwira ati Imana ishimwe, numubwira uti Yesu ashimwe, umva aracecetse. Uritonde. Twebwe twemera ko Yesu yapfuye akazuka. Dusaba mu izina rye tugahabwa mu izina rye. Aho najyaga rero, amaze kuzuka habaye ibintu bibiri. Icya mbere, yahawe izina risumba amazina yose, kandi aba umwami utwara abami bose. Hari abantu bitwa ba Jesus, yewe ndabazi, nzi nka babiri bitwa ba Jesus. Hari n'uwonzi witwa papa ka Yesu. Mbese ikimutandukanya nabo bose nuko ari Yesu umwami w'abami bose. Ikimutandukanya nabo bose, we ni umwami utwara abami bose. Ndashaka kugira ngo tugere ku ijambo rivuga ngo ukuboko kwe ntikwaheze ngo ananirwe gukora niho njya. Hanyuma amaze gufata iyi myanya yombi ibiri, umwe wo guhabwa ubutware mu isi ndetse no mu ijuru, yego, amaze gucungurira Imana itorero. Munyumve neza, kugira gute? Gucungurira Imana itorero. Ayo magambo muyafate muryo. Gucungurira Imana, mbese yaramaze kurangiza misiyo yande y'Imana. Mushobora kuba mukunda haleluya z'umurambarara, ariko ndaje nishakashakemo agatege tuzitere. Cyangwa ndareba umusore umwe mpamagara hariya, nabonye hari abasore b'ibigangwa zamfashe. Bari abantu basinziriye, ujye umubwira uti mwiriwe, tihakeye. Umva rata, amaze gucungurira Imana iki? Arangije gucungurira Imana itorero, asubira hehe? Mu ijuru. Ariko asiga atanze amabwiriza ameze gutya: gusaba ni mu izina, guhabwa ni mu izina, hanyuma n'indamukanyo yacu ni Yesu. Ntabwo bikwiyeho icyubahiro cy'Imana. Hatazagira uno gucarenjinga akakubwira ati kuki mutavuga Imana. Ntabwo bikuraho icyubahiro cy'Imana, ahubwo iryo ni ryo zina twahawe, dusabiramo, dukirizwamo, duherwamo byose, tuboneramo imigisha yose, izina risumba amazina yose. Abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo, batese Gorigota n'umusaraba, niyo ndirimbo yonyine ugira. Hoya hoya, ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo, batese Gorigota n'umusaraba, niyo ndirimbo yonyine ugira. Hoya hoya, ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Amen. Ndumva birimo biza. Hanyuma aya maboko y'umwami Yesu
mu gihe cya Yesaya bayavugaga hakiri ibihumbi byinshi by'imyaka ngo Yesu avuke. Munteze amatwi. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko bisaba kuyahishurirwa no kuyamenya. Icyo kintu mucyumve neza. Bisaba kuyahishurirwa no kuyamenya. Ushobora kumbaza ngo kubera iki? Kubera kuko dufite amaboko menshi y'umwami Yesu yaturamiye aradukoresha, akora iby'imbaraga mu materaniro y'ibihe byinshi, hanyuma birangiye abantu barayiyitirira. Ntabwo ibyo mvuze ubyumvise. Ndavuze ngo amaboko y'umwami Yesu yarakoze mu materaniro y'abantu benshi kandi mu bihe binyuranye, ariko birangira abantu bamwe batangiye kuyiyitirira. Bafata umwanya ku ruhimbi batwibwira, batubwira ibyo bakoze n'ibintu barwanye nabyo bakanesha, uruta cyane uwo bamaze batubwira ijambo ry'Imana. Umva aya ngaya biragusaba kuyahishurirwa rata. Kuyahishurirwa rero bingana n'iki? Bingana no kugira umutima utunze amashimwe angana n'iby'Imana yakoze. Iyo mvuze iki mbagira ngo mumenye iki ngiki, mbagira ngo mumenye yuko Imana urukundi gukunda ruhera kera utarayimenya, ariko noneho Bibiliya yavuze ngo nkanswe ubu tumaze kuyimenya. Uziko abantu benshi ibyo batabyemera, uziko hari abantu baca iteka bakakureba bakakunaga bakakujugunya rwose akakugira igicibwa, ariko nagira ngo mbabwire ko urukundo rw'Imana ruturiho tutarayimenya kera, kandi no kuyimenya nta ruhare twabigizemo, ahubwo Imana niyo yatwimenyekanishije ho. Ntabwo mubyumvise? Ndavuze ngo ntacyo wakoze ngo umenye Imana, ahubwo Imana niyo yatwimenyekanishije ho. Hanyuma nari nangiye kubabwira aya maboko. Aya maboko ya Kristo arakora, na bugingo n'ubu arakora. Abo mw'iki gihe yagaburiye turahari, nitaye ku byanditswe. Abo mw'iki gihe yahaye agaciro turahari. Abo mw'iki gihe yahaye urubyaro turahari. Abo mw'iki gihe yagiriye neza, nta wamukamira mu kitoze, turamuhagarariye, turi abagabo bo kuyaha. Abo mu gihe cya kera barahari, abahamya barenga ibihumbi byinshi. N'abo mu gihe kizaza ngaba baje bageze imbere y'Imana bazayahamya bahereye igihe batangiriye kuyumva no kuyamenya. Ndababwira ibihe bitatu yatabayemo umugabo umwe witwa Mukristo. Nishaka nsoze ntaye. Icyambere nababwiye ngo aya maboko, iyi mikorere ya Kristo bisaba kuyishurirwa. Siko nahereye mvuga, ni ukuri kose buri abantu benshi bari mu kaga batahishuriwe ko barimo. Buri icyo Satani aguhisha kumenya ko wicaye ku kintu kizakubastingana kikakwica. Buri abantu benshi banze gukizwa, n'abantu bananiwe kwakira agakiza, si uko banga ubuzima bwabo, si nuko badakuza ubugingo buhoraho. Batinze cyane guhishurirwa ko batuye mu gihugu cyitwa irimbukiro. Batinze cyane guhishurirwa ubwiru n'ibanga riri mu kubaha Imana n'amahoro Yesu atanga n'ijuru azatuzamo abamukurikira. Bamenye inyungu zibirimo, bwacya mu gitondo tubura aho tubashyira. Umugabo ngo yahishuriwe ko atuye mu gihugu cyitwa irimbukiro. Muranyumvise? Umunsi abihishurirwa ngo umutima ukumbura gakondo yabera, afata icyemezo cyo gusezera ku isi na beneyo. Muranyumvise? Arahera ku mugore n'abana, arababwira ati ndasezera, ndagenda, singumaha, nahishuriwe igihugu dutuyemo ko dutegerejwe umujinya uzacanwa ku banzi b'Imana, ko dutegerejwe muri Gehenomu. Kubera izo mpamvu ujye nyimanya aya makuru, mfashe icyemezo ndahava. Umudamu aramuhendahenda aramubwira ati ibyo bintu ujyamo ntuzabigiriramo umugisha.
ihangane we kugenda, we gusiga abana n'umugore n'inshuti zawe. Ngo umukristo abwira umugore ati ahubwo nabararikaga ngo tujyane kuko ayo makuru nayamenye nahishuriwe. Ngo abandi baravuga ngo niba atari ibyo ntaho tujya. Mukristo afata icyemezo ku manywa y'ihangu, ngo afata igikapu cy'umuzigo muremure umuremereye ashyira aha, arasezera aragenda. Ntiyagenda wenyine, ngo hava muri karitsiye umugabo witwa Nyamugirya nino, aravuga ati ndaguhere turajyana. Ariko Nyamugirya nino akagira n'isoko, akagira n'isano n'uwitwa Munyepfa. Munyepfa agakurikira Kristo ari uko afite amashyi n'icyubahiro, agashaka ibihembo by'ako kanya. Nyamugirya nino aravuga ati hashobora kuba harimo agaporoje cyangwa ka business, nanjye ndagenda. Agize ibyago batungukira ku Isaya agahinda gasasa. Ngo bageremo bahishwa amabuye abagenzi bambukiraho, biba ngombwa ko bavoyagurika. Jewe nabonye ibanga ryishemo hariya nta rindi. Imana yabahishe igira ngo ibashyire ku munzani, ireba bafite urukundo bayikunze n'abaganira batembera. Nyamugirya nino ngo yaravoyaguritse agize metero 5 asubirayo. Abwira mukristo ati niba ari ibi ngibi bayisha, nahoze ngira ngo harimo agashinga. Nari ahantu hamwe nayoboye mbabaza ubuhamya bw'iryo torero. Banyereka umugabo wayoboraga irindi dini hirya ho gato, barambwira baturiya niwe watangije umurimo ahangaha. Ahageze ashaka kuba umuyobozi, ariko agashaka kutuyobora nk'inzoga, agashaka kutuyobora sambana, agashaka kutuyobora utuntu twose ashyira mu mufuka tujyana. Bukeye turicara turaterana turamubwira ngo niba udakijijwe ntabwo tuzabyemera, tuzasubira aho twaturutse tujye kubabwira ko twazanye n'igisambo n'umujura. Arababwira ati ntimuzarushye musubirayo. Afata icyemezo aracomoka. Nababwiye ngo bamwe bacomokeye hirya aho mu byapa binyuranye, abaragiye. N'uyu munsi akunda ubuyobozi. Mu myaka nk'itatu ishize ashobora kuba amaze gushinga amadini 3. Buri mwaka ararishinga rikamunanira kubera ibyo byaha, agashinga n'irindi agashinga n'irindi. Nyamugirya nino ngo asubirayo, ngo agere muri karitsiye abwira umugore ati umugabo wawe musize mu Isayo hepfa, narirenga azaba ari intwari ni igihazi. Genda igarukiye nsanze yanzira yavuze ko ari inzira nziza yo kwera y'abantu bajya mu ijuru ryera. Reka. Ngo muri karitsiye hose bamutorera inama, baravuga bati uyu mugabo nta kigenda, ni umugabo utangira imishinga atazasohoza. Nyamugirya nino nimwe bene nk'abasha yagarariye. Ni abantu bubaka ingo batazihanganira, ni abantu bubaka ingo batazagera nayo n'abageni babo, ni abantu bubaka ingo zizagarukira mu nzira. N'abagabo bacomokamo iyo basanze kuburara birimo, gahita avuga ati mada kwihangana ngo mburarane nawe ntibishoboka, gahita acomoka, gahita guruka, agahita azina ahangaha avuye epfo mu majyepfo, yahagera akavuga ati ndi siribateri, tukamufatira ku murenge yaragiye kuzamura ku idarapo. Turabafata benshi. Ni Nyamugirya nina barabahagarariye, bakunda no gukizwa, kandi iyo baje aha bagira amagambo meza aryohera, bakunda na mikoro rimwe na rimwe ashobora kujya n'imbere. Nta gitangaza kuvuga arabikunda, ariko agira intege nkeya mu bintu yatekereje yateguye. Mukristo arihangana araharenga. Haleluya. Iyo si ya mbere. Ndabwira mwe mwicaye hano, mu nyumva n'abazumva bakurikiye kuri iyi YouTube channel, yuko uru rugendo rusaba ibintu ibi 3 by'ingenzi. Icya mbere, uhisemo gukurikira Yesu, saba Imana iguhereze n'imbaraga zo kwihangana. Kugira gute? Kabiri, kugira imbabazi. Gatatu ni ugutinyuka cyangwa kwiyanga. n'ijambo rimwe. Wa murimbyi yaravuze ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ahisemo. Mwanditsi wa Zaburi arabyandika, aravuga ngo uwo mugabo icyo yemeye naho cyamugirira nabi niyivuguruza, uwabatinyutse ni ukurikira Yesu akazagerayo. Cyecuru yatega korasa amariba nakama Yesu azaduhema. Shari rya rikama rirakama, ariko iyo rikamye Yesu aba bishakamo icyubahiro nabyo. Iryakamye nabwo Yesu aba bishakamo icyubahiro.
nimubona kadadiye mujye muvuga ngo ubu Yesu arabishaka icyubahiro, ndihangana, namara kubona ashyitse, kwihangana kwanjye gushyitse, azamanura isoko, nzayinyweraho bose babireba, nzayinyweraho nezerewe, kandi ibyo azama bizaba bifite ubuhamya. Yesu akunda kuduha ku note zifite ubuhamya. Niyo mpamvu abivuga ati nzabaha ku mafaranga. Hari unumva ngo Imana ibwira mu kanya iti kuko mbona agafaranga kaje, nikaze kuko gafite ubuhamya. Azajya ahagarara avuga ati Imana yabivuze, ndiseje mu masengesho kwizama ku mafaranga, kandi ntabwo aya mafaranga Imana iduhaye turi mwaya materaniro yo kujya gusambana ku Gisenyi. Oya, nayo kubakira Imana no kugura ibyuma byiza, nayo kugaburira abakene no kubaho neza no gutunga imiryango yacu yubaha Imana. Ayo mafaranga avuye mu biganza by'Umwami Yesu nicyo ayiduhera. Naho abantu batazi aho yavuye nibo bafata ideni muri banki, agahita avuga ati umugore wanjye yabaye igikara, agahita ashaka inzobe bakamanuka, kandi naya banki mu kandi kanya akitera mu bushwa akaguruka. Ayacu azazazanywe n'Imana, kandi nahagera azagira n'ubuhamya bwayo. Aza afite n'ubuhamya. Umugabo aricumye rero aragiye n'umuzigo we niwo mvuga, aragenda. Nababwiye ibihe bitatu gusa nibyo nshaka kubabwira. Igihe kimwe rero ngo yaragiye agera ku nzu bacumbikiragamo abagenzi bagana i Siyoni. Muranyumvise? Ibindi narabibabwiye ubwo meruka hano, ibyo nababwiye ndumva mbyibuka ntabwo mbigarukaho, kugira ngo mutajya mugira ngo mvuga bimwe. Ngewe mpora nsoma, mporana ibintu byinshi bishya. Kw'iyo nzu rero ngo yahasanze abakobwa bitwa ba Nyirarukundo na ba Mbabazi, ngo baramwakira, mbese baramuganiriza umutima ushira agahinda, ngo bamuha amazi yo gukaraba, bamukorera ibintu byose. Ngo arabaza ati none nyiri iyi nzu ninde? Baramubwira ngo nyiri iyi nzu tuzamukwereka, humura, ariko yashyiriwe hano ngo abagenzi bayiruhukiremo batuze. Ngo araryama arasinzira, ngo ararota neza, ngo inshuro ya mbere n'iya kabiri, ariko ku munsi wa gatatu nyirinzu aza kumuganiriza amubaza uko yafashe icyemezo. Ngo baramubazaga ngo ese nta mugore n'abana ugira? Akababwira ati ndabafite. Kutabazanye se? Nababwiye amakuru y'urugendo, mbabwira icyo natahuye n'icyo namenye, ariko birangira badagize ishyaka ryo guhaguruka, ariko nge mbona nkwiye gukiza amagara yanjye jyenyine. Hanyuma ngo amaze kubaho ubwo buhamya, ngo baramubwira ngo ariko turagira ngo tukubwire amagambo meza yo kugukomeza, ko Imana iguhamagarira mu gihugu cy'i Siyoni, ari izahamagara n'umuryango wawe. Uhumure, uru rugendo wakoze ruvunanye rutya ruzakiza amagara yawe n'ay'abawe. Siko hari igihe umubyeyi asenga Imana ikazaha umugisha abana be? Uzi ko ababyeyi bari aha ngaha abana banyu bazarya ku masengesho yanyu? Uzi ko ibyo mbifitiye ubuhamya z'abantu benshi Imana yagigirira neza ityo. Twasengeye umuhungu w'umushumba agiye gushyingirwa, uwo muhungu nawe yagendaga abivangavanga, ariko ari umunyedini, abivangavanga ukuntu nyine, ariko ari umunyedini. Ariko turi mu masengesho Imana iravuga ngo sha nzakugirira neza iso yarankoreye. Ndavuga nti nzakorera Uwiteka, nanjye Imana izajya ibibwira abana banjye ntakiriho cyangwa nyiriho. Wese yarakinahari, Imana ivuga itya amubwira iti kuko iso yankoresha nzihesha icyubahiro, nta muntu uzatuka izina ryanjye, n'ukuri ndo Uwiteka. Irabiremera bikora nyine kuko se yakoreye Imana. Ramubwira ngo nawe humura. Hanyuma rero icyo nababwiraga nari ngendereye, ku munsi ajya kugendaho ngo bamutembereza mu nzu y'intwaro. Mu nzu y'iki? Navuze amaboko y'iki? Y'Imana. Mu nzu y'intwaro rero ngo baramutembereza, ngo arebye ngo bamwereka mu iguni ngo habona inkota ndende. Arabaza ati iriya nkota ni y'iki? Bati iriya nkota ni yarwaniriye Dawidi kera, niyo yicishije Goliyati. Iriya ni intwaro y'abaneshereje abakera. Ngo aratambuka bamwereka intwaro zose, ngo ariko agera mu kindi cyumba kiri ahagana hirya, ngo abona hari ahantu hari ikirundo cy'imfunguzo nk'iyo nzu. Ngo arabaza ati izi mfunguzo se ko ndeba ari nyinshi kandi ko ziri hano? Ngo baramubwira ngo izi ngizi ni imfunguzo zagiye zikingura amasezerano y'abera. Ngo undati ngo ajya kugenda rero, ngo baramubwira bati rero icyatumye tugutembereza aha ngaha, twakubwiye ko urugendo rugihari kandi ari rurerure, kandi ntuzatungurwe no guhura n'abakimirana bagaruka Satani ateye ubwoba, ariko turakubwiye ngo mw'iyi nzu, muri izi ntwaro wabonye, nubona hari izagira icyo zigufasha uzitwaze turaziguha.
aravuga ati iriya ntwaro ya Dawidi yicishije Goliyati nanjye ndayishaka. Ngo barayimuhereza yikubita umufuka ahangaha. Wakora muri za mfunguzo aravuga ati nanjye yanjye amasezerano azarangirira hariya ariko nkwiye kugira urufunguzo rwayo. Abararujyanye. Hanyuma ararwitwaza. Hanyuma mukristo baramusezera ariko ngo baramubwira batuhumure. Nubwo ubona ino misozi iri imbere irimo ahamanuka n'ahazamuka, uzahuriramo n'ibindi bintu byinshi binyuranye n'abandi bagenzi bagiye bahura nabyo. Ariko kandi weho data, ubwo ushaka kugerayo turabizi neza Imana niyo muterankunga mukuru w'abagenzi bari muri uru rugendo no mwino nzira. Turabihamya ko niba ubifitemo ubushake ni ukaba uhagurukijwe n'ijwi wumvise uzagerayo. Aravuga ati nzagerayo. Ngo arasezera. Ngo akiharenga agenda, uwa mbere bahuye na Apoloni. Umva amagambo maba Apoloni yavuze, simvuga yose. Ngo yamuhagaze mu nzira imbere aramubwira ati ntukomeze ino nzira, urajya he? Ndajya mu gihugu cy'i Siyoni. Apoloni ati ninde wagushutse? Umwami wabo ntajya atabara abantu bazwi bahuye n'amakuba. Icya kabiri, umwami waho ni n'umuntu ukomeye cyane mu bintu bye, biba bifite imbaraga nyinshi. Wowe ntiyanakwakira, ufite ibyaha. Mukristo ati bihe? Uribuka yuko uzamuka umusozi biruhanya, wahuye na bwenge bw'isara kuyobya, urakerebeka uva mu nzira uragenda uta n'umuzingo. Ubwo rero iyo ni impamvu ituma atakwakira. Iki gitabo rero yasomyemo cyitwa igitabo cy'imihango, kiba hariya mu gitabo cy'Abakolosayi. Muzagisome muzasanga aho Pawulo yanditse aravuga ngo Yesu yamanuye n'igitabo cy'imihango cyaturegaga, ngo iyo mihango yaturegaga ibyo byose ngo abikuzaho urupfu rwe, ngo amurandura ubwanzi bwabaga hagati y'umuntu na Satani. Ubu bwanzi nabwo ijuru ryatwangaga bushingiye ku byaha no kwemera Satani agatura mu buzima bwacu. Ngo mu rupfu rwe yakuyeho ubwo bwanzi bwari hagati yacu n'Imana, aducunguza amaraso y'igiciro, amanura n'izo zandiko zose arazimanukana, azihambiye kure kandi nizikazuka. Aramubwira ati weho ntabwo bazakwakira, uretse ko utari bunarenga ndakwica. Ngo mukristo aramubwira ati Apolo, ntabwo ibyo umbwira nshobora kubyemera nawe cye, niteguye no gupfa uretse ko utanabishobora kunyica. Ariko kandi iyo ngiyo ibyo byaha byose undeze byo kutamenya amabuye abagenzi bambukiraho, byo gutambika imisozi nta inzira igana mu ijuru, n'ibindi utavuze. Hari n'ibindi utavuze utamenye, ariko byose umwami wanjye yarabimbabariye. Ngo baramumwaje, ngo gisimbuka kumufata rero, ngo kiramukubita aragwa, ariko agaramye umwuka wenda guhera, yibuka ko afite inkota. Abarayibatuye, abayikubisa Apolo wonagwa nk'iriya, ararambarara. Mukristo nawe aho yaraririya atwarwa n'agatotsi, mu ijuru bohereza marayika azana ubwungo, aramuvugutira, aramusiga, aramwomora. Mukristo ngo akangutse ashaka inkovu cyamuteye nimwe arayibura. Aravuga atayiga we, mbega Imana nsanze ni Imana y'inyamaboko kugera ku rwego irwana itagaragara, ariko imirimo yayo irwanishije ikagaragara. Ngo yashatse inkovu nimwe arayibura. Ayo ni amaboko y'Imana. Abaragicitse, abarakomeje, aragenda. Hirya gato yahuye na Mwizerwa, baragendanye urugendo rurerure. Intare ntabwo nyivuga, ahubwo ndagira ngo mbabwire gatoya. Ahantu hitwa mu isoko ry'imbura mu maro, ngo habaga umutware waho witwa Bezeburi. Ngo baragurishaga mu iryo soko, ngo bagurishaga ibintu by'uburyo bunyuranye, ariko umutware waho Bezeburi akabihesha agaciro, akabihesha umugisha. Ngo mukristo ahageze arabireba, aravuga ati jyewe muri ibi byose ndabona ntari buhaye. Ngo aca ku meza yose arababwira ati ndashaka umuntu ucuruza ukuri niko ngura. Ngo baramureba batuvuze ngo icyo wa mugabo we na Mwizerwa batwe turagura ukuri. Ngo barabareba baravuga bati mushatse guhinyura inyigisho za Bezeburi umwami wa hano, bati izo nyigisho zirabayobya ntizibaganisha ku bugingo buhoraho. Ngo bafatirwa aho bajyanwa mu rukiko, bajya kubaburanisha no kubabaza ibyo byaha. Mu bantu babashinjaga rero habagamo umugabo witwa ngo Mwishakira Cyubahiro,
uhora ashaka gukomerwa amashyi, ngo yategura ijambo iteka atekereza amashyi ari bubone mu iryo jambo. Noneho we ngo yaravuze ngo aba bagabo ntabwo bubashye umutware wa hano Bezebuli, kubera izo mpamvu aba bagabo ndabona bakwiriye gukatirwa urwo gupfa. N'abandi benshi cyane, harimo n'uwitwa Nzirarira, harimo ariko wari uteye ubwoba mubi kuruta abandi yitwaga inzika y'idini. Nzika y'idini ngo barahagurutse nawe mu icyo gitaramo mu rukiko, aravuga ati jyewe nzika y'idini n'uwami iby'isi byose ngo mpindike inshuti y'aba bagabo sinabyemera. Bahakana inyigisho za Bezebuli umwami wacu, bafite indi myumvire badobose tutazi aho yaturutse. Kubera izo mpamvu nari nkwiye kuba mvuga ahubwo bamaze gupfa. Inteko iriherera ifata icyemezo, mwizerwa baramwishe, bafunga mukristo ategereje gupfa. Ngo ariko umutware waho nyuma aza gutekereza asanga abantu bararenganya, abwira mukristo ati mugenzi wawe naramwishe ariko wowe ndakurekuye genda. Ngo ari mu nzira agenda, nakagafunguzo kari hehe mu mufuka. Ngo ari mu nzira agenda, hirya gato yahuye na Byiringiro, baragendana urugendo rutari rutoya. Yego, ubwo narenza amateka yo kumusaraba yari yamaze guturwa, kandi ku musaraba muribuka abagabo batatu yahuye nabo, murabibuka? Nihagira unyibutsa uwa mbere yavuze ngo iki? Ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri amwambura ikanzu y'ubushwambaga isa nabi, amwambika ikanzu yera. Uwa gatatu amuhereza umuzingo w'igitabo, aramubwira ati ntukongere kugira inyota n'inzara ukundi, mw'iki gitabo harimo amagambo meza y'ubugingo azaguhumuriza mu nzira. Murabyibutse? Aha rero ngeze, uyu muzingo yagendanaga nawo. Hanyuma Byiringiro bahuye ngo aramubaza amateka y'urugendo, aramutekerereza uko yagenze, uko yaje byose. Nawe aramubaza ati byagenze gute, nawe aramubwira. Baza gusanga bose umubwiriza butumwa niwe wabahaye message, batahura aho bari, batahura n'ahandi bagomba kujya. Ngo bagirana inama rero ko bagiye kugendana bahumurizanya, babwirana amagambo meza y'urugendo. Hari amagambo tuba dukeneye bakozi b'Imana. Hari umuntu uba ukeneye mu buzima mwagendana. Buri hari n'undi mwagendana akakubera mubi cyane, ariko hari umuntu uba ukeneye, hari umuntu muzima mwiza Imana yaguhuza nawe mukagendana mukazagerayo. Ariko hari undi muntu ushobora kugendana nawe ntimuzarenga umutaro, kuko ashobora kubwira amagambo mabi cyangwa akazana inkuru zo kukukamura. Siko tugira abantu baza gukizwa ataramara icyumweru, bagatangira kumwereka intege nke zawe, bagatangira kumubwira bati buriya korari n'abirasi, bariya nta kigenda, bariya. Noneho umuntu agafata aranabatizwa. Kumbi yaguye mu maboko mabi y'umuntu byananiye gukizwa, wananiwe gukizwa, ananirwa no kugwa, abari wayoberaho abaguye mu biganza by'abarapfuye. Nuko bapfa abenshi. Barimo bagendana rero na Byiringiro, amutekerereza uko mwizerwa yapfuye, amutekerereza byose, ngo baza kugwa mu nzira eshatu. Izo narazivuze ubwo mperuka hano. Hanyuma ngo eshatu baguyemo zari zimeze gute rero? Ngo harimo inzira zigoranye, zirimo ibintu by'ibyuma n'amabuye ashinyitse, ngo ariko harimo indi nzira isa n'imanuka, ngo ijya kuba nziza ifite n'ingazi ngo zimanuka ziganayo. Ngo baravuga bati aho Imana yaturuhirije umenye ituruhuye, igiye kuduha inzira nziza yo kunyuramo. Ngo batera intambwe bagana muri imwe nziza. Ngo bakiyitera rero, ngo bateze amatwi, ngo bumva amajwi y'abantu bataka iyo ngiyo. Ngo bakibaza ibibaye, ngo igihanda kirazamuka kirabafata. Yego, kibafashe ngo kibatwarayo, kibagejejeyo kirabakubita, kirabumvisha koko. Ngo kirataha n'ibyishimo bitagira uko bingana, kijye mu rugo. Umugore w'igihanda yitwaga nde? Ni bande baheruka narabivugiye hano ubwo mperuka? Nyirabyiringiro biki? Ngo kimubwira ko cyafasha abagabo babiri ngo bigize ishyano ngo bagane Siyoni. Ngo Nyirabyiringiro biki abwira umugabo we gihanda, aramubwira ati abo bagabo ejo uzabakubita inkoni zikubye gatatu, ubabuze ibyo bintu barimo, ubadiha ariko koko kubababaza. Ngo kiragaruka mu gitondo kirabakubita izikubye isi. Ngo kirangije kibagira inama. Umva inama Satani agira abakristo gito, inama agira abakristo bigendana ubwabo batagendana ijambo ry'Imana, batafashe kuri Kristo ngo babe batewemo neza, batagize bene se beza bagendana nabo. Iya mbere, mwabagabo mwe, kugira ngo mubeho murahitamo kureka iyi nzira, muba abagaragu banjye mbareke. Iya kabiri, niba mwiyemeje ibyo, nabwo murahitamo ibintu bibiri. Kimwe,
nuko mwiyahura. Icya kabiri ngo kinyabya mu bubiko bwacyo kizana uduhanga tw'abantu kishe kera ngo kiratubereka. Cyabwa ngo tuduhanga muratureba, bati turatureba. N'abandi bagenzi banyu nuko nabagenje. Murahitamo kimwe muri ibi, kwiyahura cyakumera gutya, cyangwa mubivemo babagaragu banjye. Uzi yuko mushumba, uzi yuko umuntu asigaye avuga ngo ngiye muri korari bamvuze ngo ndabona icyiza ngo ngiye gusaba Imana imbaraga nyive, ngo ndayivamo ngo iriya korari usipo ndayivamo. Urayivamo, yivemo nyine, ubundi so haruyirimo. Abayirimo nyabyo baravugwa bakayigumamo, abayirimo nyabyo baravugwa bakagundira Kristo, ababirimo nyabyo barabyihanganiramo kubera yuko haba hari ibintu byinshi cyane bibahiga. Twebwe iyo bije byose ahubwo duhungiramo neza, tukicaramo tukabunda, tukavuga duti Yesu turapfa ariko turagwa hangaha. Abahanga, hari umuntu wavuze, ngiye nkunda kureba utuntu abantu bandika bose kuri za stati, ako kantu narakarebye mbona karimo ubwenge. Yaravuze ngo ningira intege nkeya nkabona ngeze bugufiya bwo kunanirwa, ntabwo nzananirwa ngo mve mu nzira, oya nzicara mu nzira, sinzasubirayo. Nzicara mu nzira kandi sinzanicara ndeba inyuma aho nurutse, nzicara ndeba iyonjya, kugira ngo nyiri iriya nzira, nyiri kiriya gihugu nahanyura azamenye ko nananiwe, nanirirwa mu nzira ariko ngikomeje. Ntabwo nzava mu nzira ngo njye hepfo yayo, ni mu nzira hagati kandi amaso yanjye nyerekeje iyonjya. None ngo dore ngo baravuga imisanzu, ya misanzu ari uwo mwahagaritse ko atayibonye, ngo bivemo ntabyo warimwo. Nta buryohe bwa Kristo wigeze ubona, amaboko ye ntuyazi mu buzima bwawe, kandi yarakoze. Kutayamenya si uko atakoze, ahubwo uracyari gito. Ngo kimaze kugenda baraganira, Byiringiro baza mu Kristo ati koko tuziyahure? Ngo inama yabo yanzura ivuga ngo hoya ntabwo tuziyahura. Nyiri kiriya gihugu tujyamo yatugaya. Mw'iki gitabo ufite, mw'uyu muzingo ugendana, harimo amagambo avuga ko Imana izazura abapfuye bizera, bagahurira n'abera ku misozi y'igikundiro. Reka kizatwice ku munsi w'umuzuko w'abera, natwe tuzazuka kandi tuzambara amakamba. Ariko twiyahuye twaba twararuhiye ubusa. Ngo mu Kristo aravuga ngo ayiwe, ngo Imana ishimwe, ngo mbwiye ijambo ry'ubugingo. Ngo barongera baratuza barasinzira. Ngo bagifatwa n'agatotsi mu Byiringiro ararota, ngo abwira mu Kristo ati nderetswe. Kwerekwa si ibya none ni ibya kera. Ati ndahishuriwe. Bigenze bite? Mbonye abagabo batatu bambaye imyenda yera bamanukiye mu iki cyumba turimo. Ngo mu Kristo abwira Byiringiro ngo niwe baje kujya, ngo aho nagendaniye nawe ntiwigeze umbwira amagambo y'amacanege, ngo ahoranaga ibyiringiro bikomeye, ngo bashobora ko baje kujyana. Baramubwira ngo ya, ngo baje kutujyana twembi, ntibajyana ngo bagusige n'ibintu wihanganiye n'amakuba wanyuzemo. Intare zaratontomye urakomeza, bagubu mu isoko urihangana uhamya umwami neza, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo Imana idutandukanye hoya. Ngo barongera barisinzirira. Ariko kera karabaye mu Kristo amanura akaboko agashyira mu mufuka, bagashyire mu mufuka yumva harimo urufunguzo. Ngo ararureba, ngo yegera ingufuri yari bafunze aho ngaho, ashyiramo, irakinguka. Ajya ku yindi, irakinguka. Ajya ku ya gatatu, irakinguka. Ngo bari kandi ubwo uko bakingura niko bicuma basatira urwo bakingura. Ngo bagere hajye kubona, babona bageze mu isanzure, babona bari ahantu hatari mu gihome. Umukristo abwira Byiringiro ngo kumbe twazize kwibagirwa amasezerano,
twazize kwibagirwa ko tugenda n'urufunguzo rukingura amasezerano. Dufite abakristo benshi bacogojwe, bananijwe no kwibagirwa ineza y'Imana mu buzima bwabo n'icyo Imana yavuze izabagirira. Uramutse uzirikana ibyo, wagumana na Kristo umwikomejeho, umugundiriye, ugategereza amasezerano wihangana, urwana intambara nziza yo kunesha, utindana n'umwami, wigenzura intambwe ku yindi, wibaza aho ugeze ukizwa. Barasohoka baravuga bati rero ino nzira ubwo bimeze bityo ishobora kuzagwamo benshi, reka tuhashyire icyapa. Ngo barandika bakimanika ku irembo ngo bagenzi mugani Siyoni, muzihanganire guca mu nzira zigoranye, bazigereranije n'inzira ifunganye, kuko iriya nzira mubona ngo irasa neza iganisha muri Gehenomu. Ahubwo iyi nzira ifunganye muzihanganire kuyinyuramo, nubwo irimo amakuba n'ingorane, iganisha ku bugingo buhoraho. Baragenda bashima Imana. Ngo bageze nk'iriya hirya ngo babona umuntu wagendaga inyuma yabo. Ngo yabanje kubonwa na Byiringiro, ngo abona umuntu uturuka inyuma iriya. Ngo abwira Mukristo ati ndareba umuntu hari inyuma. Ngo Mukristo akebutse ngo aramureba, ngo aravuga ati uyu muntu ni Ndera. Ngo ari guko batindaga bamureba kandi atera intambwe abegera, ngo baza gusanga ari mubwiriza butumwa. Nagira ngo mbatangarize ko mu makuba muba murimo, burya Imana ibiri muri kontorora ahantu yicaye ibireba, ariko izi kizakora, izi n'igihe izazira. Kumbe ubwo nyine imbaraga zari zishiriye hariya, agaruka kandi kongera kugira gute, kubimpawaringa ngo bazagereyo. Ngo araza rero atera birebera, babagezeho, arabahobeye, ahobeye umwe, ahobeye undi, ababajije amakuru yabo, ariko badahagaze bagenda. Ndavuze ngo Imana ibiri ahantu muri kontorore. Yari yaramenye ibyababayeho, Imana igira ngo iboherereze ramforo n'izindi imbaraga zo kubasunika no kubakomeza zibaganisha mu nzira nziza ikwiye. Nuko bavuze rero nk'umwana ubonye umubyeyi, sinzi uko namwe murabizi ababyeyi bari hano, hari igihe umwana na mugenzi we bashondana ku manywa mu gitondo udahari, waza kugera mu rugo saa 11 ukaba ukihagera akana kakaguhobera kakarira, se uzize iki? Kana kase niyankubise, mbese agahita yibuka byamubayeho kubera ko abonye uwo yabibwira, kare ntiyabonye umubwira ati komera, ntiyabonye ugira gute. Abandi nabo rero ngo baramutekerereje, baramubwira ibyababayeho bose, baramubwira inkoni z'igihanda, baramubwira, arangije aravuga ati yo, ati umutima wanjye ndumva wishimye. Ngo abandi baravuga batura twumvira koko, turamutekerereza amakuba, turamubwira ingorane, ngo none arishimye. Arababwira ngo yasi nishimiye ko mwakubise mugahangayika, ahubwo nishimiye ko mwanesheje. Ahubwo nishimiye ko mwanesheje, mukiri mu nzira mugikomeje. Nababwiraga amaboko y'iki y'Imana. Icyo nshaka kubabwira, urugendo rwaje kurangira ntararirenga, mu kanya turakomeza. Urugendo rwaje kurangira, rwarangiriye he rero? Rwagombaga kunyura mu nyanja yitwa urupfu, akazamuka akagera ku marembo. Ariko ngo Mukristo ahageze, mujye mwibuka ko yahageze, ariko bugufi bwe hari undi mugabo witwa Ntabwenge. Ntabwenge nawe yageze aciye inzira za danje. Ko Mukristo ngo yigeze aganira nawe akigera mu nzira, amazi ati wa mugabo we ko nabonye uguruka ukagwa mu nzira utaciye mu marembo. Undi aramubwira ati byina ntiwabimenya wa mugabo we, byina ndabimenyereye, abantu binabakunda ruswa, agiye mfite amafaranga. Mukristo ati rero nagira nkubwire ko abajya muri uriya nzira bagenda baciye mu marembo, ndato yagiye byina ndabimenyereye, ntubyivangemo. Mukristo ngo amushyiriramo intera, aravuga ati sinzagendana nawe, giye ibyo naje nkurikiye ndamuzi. Hanyuma ariko ku irembo barahageranye, Ntabwenge ahita atega ubwato. Mukristo ngo yaganiriye nabo, yasanze arabaza ati se nta yindi nzira uretse yo guca mu rupfu? Ngo baramubwira ngo iyo nzira ubaririza yarahahoze, ni Eliya na Enoki bazamukiyemo, kandi nyiri iki gihugu yatubwiye ko hari ikindi gihe azayikingura. Kristo aje gutwara itorero, ariko abagenda mu iki gihe bakwiye guca muri uyu nyanja yitwa urupfu, bakazayisohokanamo ubwiza, bazambukana ku marembo. Ko Mukristo arabyemera yicamo, igihe kigeze araseruka atunguka ku marembo, yarakomanze baramwakira, bamubaje urwandiko rw'agatanga ka mbere basanga ararufite. Baramubwira ngo nutambuka uze, ko arihanganye uranesha, nugenda ujye mu munezero wa shobuja.
nusoma igitabo cya kabiri cya Mukristokazi, Imana ishatse ko ahaguruka ngo agende, we ntabwo yamubwiye bimwe bya kera, ahubwo ngo marayika aramusanze amutembereza amwereka igitaramo Mukristo arimo, ngo aho badapfa, aho batarira, aho bataboroga, ngo hari igitaramo cy'abamarayika n'intwari zanesheje, ngo kandi amwereka n'umutware waho yicaye mu icyo gitaramo, ngo umutima umarwa n'urukumbuzi, ngo arazahamagara abana bitwa ba Joseph n'ababyiringira, arabicaza ababwira ati so natembereye nahabonye kandi nahawe invitation ngo tugende. Muragenda, baravuga ngo ubwo papa hari mu icyo gitaramo, natwe imitima yacu irihangana igende. Nzabivuga ibyo ngarutse, babwira uburyo yasezeye abagore bo muri karitsiye, avamo witwa Mukamusambanye kaza aramubwira ati n'ubundi ntiwari wo kuzabina, iyo tugiye gusambana ntidufatanya nawe, iyo tugiye guceza no kunywa byeri ntudufasha, we wari ukwiye gutumuka ugasanga umugabo wawe muri ibihazi mwembi, zagende. Ngo havamo umuntu umwe witwa Mbabazi aravuga ngo nzaguherekeza, ngo bahagurukana mu nzira mutwaje ibikapu, aramubwira ati sinzagera kure ariko ndaguherekeza, watubaniye neza. Ngo bari mu nzira bagenda, aramubwira ati ariko ngera untekerereze ya makuru ya cya gitaramo wagiyemo. Ngo arayamubwira, aramubwira ngo none ko umutima wanjye nanjye urushaho kumarwa n'urukumbuzi. Undi aramubwira ngo ihangane tuzajyane, nitugera ku marembo nzababwira kuri mushiki w'umugabo wanjye, ntabwo bazareka ko, ntabwo bazagusubizayo. Baragiye, nzabivuga ngarutse. Ariko aya maboko y'Imana ntiyaheze, aya yaneshereje intwari zabanje, niyo maboko aramiye itorero mu iki gihe, niyo maboko aramiye abagenzi, niyo yaduhaye ibyo kurya i Kigali, niyo yatwambikiye i Kigali adutunze, niyo yaduhaye ubuzima, niyo yubaka izi nsengero nziza. Aya maboko aracyakora. Tuvuze ngo twacungujwe amaraso y'igiciro. Ijambo ryitwa gucungurwa se murarize? Ni gute? Gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni gutera? Ntabwo mwapfa kubimenya. Ariko ndabona mugiye kumfasha tukerekana uko abantu batsindishirizwa. Turare kuriya mubyeyi we ndabona ari mukuru cyane. N'uyu nguyu, wowe nawe. Muze muzanye nizo ntebe zanyu hano. Oya zizanwe n'abantu babiri, abandi muze ntazo muzanye. Tugiye kwerekana icyo bita gutsindishirizwa. Muze hari imbere, hari. Abasore namwe ni muze mwebwe batatu. Mwese mwarakijijwe? Nabonye uri dirija, nabonye uri umuririmbyi, nawe uri umuririmbyi. Muze. Ntabwo uyu mwitozo wawe ukora utarakizwa. Ntabwo byakundi bitugiye. Utarakijijwe ntiyabishobora, yahita hagwa ahangaha. Muhagarara ahangaha mbereke. Mubyeyi, wowe wicara ahangaha. Icara. Iyi yitera urya. Gutya. Aha. Icara hano nawe. Aha. Fasha urya. Hanyuma namwe, uyu nguyu ni umucamanza. Ubu mwese mwebwe iriya kipe namwe muhagarara nk'abanyabyaha. Ubu mwe muri abanyabyaha. Mwabonye uko bahagarara muri gacaca? Cyangwa mwari mutaravuga? Bahagararaga bate? Mu rukiko hari disipurine yo mu rukiko. Muranyumvise? Na bugingo n'ubu n'atari muri gacaca, burya mu rukiko hari disipurine ihubahwa, ihaba yaho yihariye. Mwifate nk'abari mu rukiko b'abanyabyaha. Oya nimuhumurire iteraniro rirahangana ry'abanyabyaha bakijijwe bose. Aba bose kutureba n'abanyabyaha Imana yagakiza turi hano. Imana yakijije iduha ubuzima, iduha agakiza. Rero turagira ngo tubereke rero. Aba bagabo rero n'aba badamu bose bafite ibyaha kandi simusiga. Musomye kiriya gitabo cya Yesaya, yego, ahavuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Umuntu ugira intimba ninde? N'umuntu wagize umubabaro w'igihe kirekire ugahinduka ubuzima. Yego. Hanyuma n'ibicumuro byacu nibyo yacumbitiwe, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Wowe rero nk'umucamanza, mukanya uraje usoma urukiko. Uriya mugabo kiriya gitabo afite ni kimwe nababwiye cyanditsemo ibyaha byanyu, kititaye ko mwakijijwe. Satani warandika, niyo waba warakijijwe ahora yandikamo
iki gitabo muzasome muzasanga mu gihe Mose yapfaga barakizanye. Ayo makuru murayafite. Mose yarapfuye, Satani aracyegura, araza ahagarara hejuru y'intumbi, aravuga ati uyu nguyu yakoreye Satani, uyu ntabwo ajya mu bwami bw'Imana. Ariko marayika aramubwira ngo have Satani, subirayo, uyu nguyu ni umwana w'Imana, mutazibeshya. Satani aragihorana mu ntoki, agira amakuru akuzanira yanditsemo hariya, akaguhebya ijuru, akaguhebya ubuzima. Ariko ndaje mbereke icyo twita gutsindishirizwa niki. Umucamanza rero arahaguruka akaturubanza, aravuga ati aba bagabo barashinjwa gusambana, kwiba, gutera inda no kugira inama bariya kuzikuramo, ibyaha bya rutura. Na hano ku isi hari ibyo bita criminal offenses, ibyaha biri krimineri bikomeye ariko bifatika, binasobanutse, bizwe. Nibyo Yesu yadukijije, nibyo Yesu akiza abantu be. Turi mu hariya hejuru, hari Nyanza kuri gare hariya mu Igiterane, twaravuze ngo ibyaha Yesu akiza, ibyaha Yesu akiza. Hari n'igihe n'amategeko abura uko abivuga ko hari ibyaha biba biremereye, n'umucamanza atekereza icyo yagukorera akakibura, akavuga ati ariko amategeko yacu agarukiriza kugufunga burundu, ariko yabona gukwiye gupfa kuko abuze icyo aguha. Mbese abona ibintu wakoze ari ibintu biteye ubwoba, ariko Yesu ntaterwa ubwoba no kukubabarira ibyo bikomeye bingana bityo. Kandi yamaze kukubabarira urera, ugatungana, ukaba umwana w'Imana. Umucamanza arihanukira aravuga ati mwese mukwiriye gupfa. Ahantu yadukuye ni wabo w'inyamaswa, hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we. Naho abarinzi barorera, umudugudu wawurinda. Turakagaruka bakirimo, mwifate nk'abategereje urupfu. Iri ni itsinda ry'abanyabyaha bakatiwe. Iri ngiri ndigize itsinda ry'ababyeyi babo bafite agahinda n'umubabaro, batewe no kubona abana babo bigiye kubabaho. Urumva bitababaje? Ntibiteye n'ubwoba? Bikimeze bityo, mbabwire ko tugira iteka abantu babiri baba hirengeye batureba. Uwa mbere ahagarariwe na Mariya wundi, bakurikiranye Yesu kugera aho yaguye, bashyiraho urutare bareba. Ku munsi wa gatatu bazindukana indabo baje n'ibihumura neza kubishyiraho bajyanye umwami wabo. Abo rero ni abakunzi bacu bakadasohoka. Aba baba bababaye iyo turi mu makuba, bababarana natwe niyo batabonye icyo kuvuga, ariko ntibavuga ngo wa, barihangana bagashiriramo. Aba kabiri bahagarariwe n'uwitwa Petero. Petero ararwana, ariko Petero ntarwana kubera ikindi, arwana kubera inyungu agufitemo, akavuga ati ndazibuze. Yari buzakuba 100, none agiye atazikubye. Yaravuze ubugingo buhoraho nabwo ubwo burarangiye. Uwo ni umwuka w'abafarisayo, ngo bo bari bazi yuko n'abasadukayo ab'impanda izavuga baramaze gupfa batazumva impanda kuko bazaba batakiriho. Akavuga ati ubu turahebye burundu. Uwa gatatu rero hari umugabo witwa Yosefu wo mwari Mataya, ngo ari inshuti ya Yesu wo mwibanga, ngo niwe ajya aravuga ati munyihere uyu murambo nge kuwushyingura. Nawe akora akazi ke Yesu yamaze gupfa, ariko urukundo rw'akarugaragaza. Ariko haba n'abandi bahagarariye abo kwa Munyepfa, banezezwa n'amakuba ataha iwawe, banezezwa n'ibyago byawe, baba barira ijisho rimwe irindi riseka. Niko bari baherekeje wa mubyeyi w'inayini bitwaye, ngo baravugaga bati ariko bakebukana barebana, yabona nta wundi umureba bakarebana bati ariko babonamo bareba ati. Bikimeze uku nguku, ibintu bibayobeye, ngwino mubyeyi, ngwino ufashe dukorera Imana. Bibacanze, bibayobeye,
ababyeyi barira, abandi biyakiriye ko nabegeranije mu kugera bugatandukana. Mwegerane mukuru uruziga murya. Kurura akagatebe ugira inyuma bukeya. Turuka hari yuze uhagarara. Uyu nguyu niwe mbwiye, uyu nguyu nzanye nona. Bose ubashyira inyuma yawe, urebe hano, ureba aho umucamanza ari. Ugira urya. Aravuga ati ibi byaha byabo byose uhereye none ahangaha ndabatsindishirije, ndabibababariye, mubibavaneho byose, mubishyireho, ibo bagende bahawe imbabazi. Aba bantu wabigisha gutura, aba bantu wabigisha gukunda uyu muntu, aba bantu bajyanye amashimwe mu mitima, bajyanye urukundo. Komeza ugumaho, ndaje nkwereka icyo dukora. Arangije amaze kubatsindishiriza kugira gute? Abwira umucamanza ati haguruka. Iyi ntebe yitwaga intebe y'ubucamanza, haguruka ihinduka intebe y'imbabazi. Icara kuri iyi ntebe. Afata iki gitabo cy'inzandiko z'imihango cyaturegaga wigirayo umucamanza. Yavuze ati ntukongere gucira abana banjye urubanza, wowe genda igirayo rwose, hasigaye uje azanye imbabazi. Afata uru rwandiko ararufata narwo, aravuga ati ntukongere gushinja abana banjye ibyaha, barababariwe. Aturukaho akora uriya murimo, arangije yicara ku ntebe y'imbabazi. Anyaga Satani ubutware, anyaga abashinjacyaha, abunyaga bose, abushyira mu biganza bye. Aravuga ati mbabikiye imbabazi, ariko ndabibutsa ko ino ntebe yiswe intebe y'imbabazi hari umunsi azayihagurukaho. Azahagurutswa n'ibintu bibiri. Azaza guhemba no kugororera abamukorekeye, bakamukorera. Aze no guhana inkozi z'ibibi zanze kumwizera. Naho nshoreje. Azayihagurukaho, kandi azayihagurutswaho no kuza guhana no guca amateka ku bantu batizeye izina rye muri Gehenomu. Abamwizeye abahanagura amarira yose ku maso, abahanagura amarira yose ku maso, ababwira ati mwakoze neza, mwarihanganye, mwagenze mu nzira zigoranye z'ibizigu, mwahuye na Satani arabarasa, mwahuye n'intambara z'uburyo bunyuranye, ariko mwaranesheje. Nk'uko wa mugabo yabwiye ba bagabo, yarabwiye ati ndishimye. Bati ko wishima tukubwira umubabaro. Aravuga ngo sinishimiye ko mwakubiswe mugahangayika, nishimiye ko mwanesheje mukarwana intambara nziza. Abera ba Segemu nabiringizaga aya maboko, uyu mutabazi watabaye abatubanjirije niwe mutabazi na n'ubitorero rifite. Nta wundi urabaho, nta uzabaho, ni Yesu wenyine. Mukristo kazi na mbabazi ngo bahitungutse bo ntibaciye mu isaya gahinda gasaza, ngo baciye inzira y'ishyamba rirerire, ngo ariko baza kugera ku marembo y'ikigo kinini cyiza, kandi ngo bagombaga kwinjiramo. Ngo bakomanze, ngo hamoka imbwa zikomeye, ngo ziramoka cyane. Ngo kakana kamwe ka mukristo kazi rero kitwa Yosefu, ngo karamubwira ngo izi mbwa ziraturya. Ngo hafi yo gusubirayo, ngo barongera barakomanga, ngo abo mu rugo barakingura. Ngo bakinguye, ngo akana karavuga ngo ntabwo twinjira ziriya mbwa zitaturya. Ngo barababwira ngo ziriya mbwa siza hano muri urugo munyuramo, ziriya mbwa zituruka aho hirya. Hari abanzi b'umusaraba wa Kristo badakunda abagenzi bagana Siyoni, nibo baziciririye ngo zijye zimoka abagenzi basubireyo. Hari ibintu bimoka nk'izo mbwa bitera abantu benshi gusubirayo. Ngo barabwira ngo ariko mwebwe muze muhumure, aha mugeze ntacyo mukibaye. Ngo barinjira, bababaza amateka yabo, bababwira ibibagenza, ngo banezezwa no kubona bavuga ngo ngo umugabo wawe yanyuze hano, kandi yasize tubwiye yuko asize umugore n'abana. None mfashe icyemezo namwe muraje, ngo Imana ibahe umugisha. Ngo barabakira, ngo bagaburira abana barabazimana, ngo bacira imbuto nyinshi barabaha zo kwitwaza. Ngo bagitirimuka rero bakivaho, ngo bagenze urugendo rugana n'iminota mikeya, ngo babandi banyirizambwa, ngo buri rugo baza kubafatira mu nzira, ngo baraza barwana nabo, ngo bigera ubwo abana bahunze, ngo basigarana mbabazi na mukristo kazi hafi yo kubafata ku ngufu. Ngo ariko iyo hirya mu gihugu baganamo, ngo bamenye bibaye ku mugenzi.
ngo bohereza muvunyi, ngo bohereza muvunyi, ngo araza hatungutse, bya bisambo babagome bashaka kubica, ngo baramubona barongera barasimbuka basubira mu bipangu by'iwabo hirya bariruka, ngo barangwara batabara, ngo baramaza ngo none ubwiwe n'iki ko tugowe tukiri mu nzira, ngo arababwira ngo mu gihugu mujyamo bagira amaboko aramira abagenzi bagana i Siyoni, ngo barababwira ngo amateka yanyu n'umubabaro mwagize ngo muhumure uranditse urazwi, ngo kandi biteguye kubaramira no kubafasha muzagerayo amahoro, ngo baravuga ngo ubwo dutabariye mwitangira turabizi neza uzadushyigikira tuzarusohora amahoro. Mbiringije amaboko y'Imana, mbiringije Imana itanga urubyaro, mbiringije Imana itanga ababyeyi, Imana itanga abana, Imana itanga abagabo, Imana itanga ubuzima. Iyi muyiringire muyizere, ntimukurikire Imana nk'ibahaye ibiryo, mukurikire Imana nk'ifite ubugingo izabaha, hanyuma ibindi bizaza ari inyongera. Mwiyeze mutungane ku gato no ku kanini, kuko aho izahagurukira izahagurutswa n'abayinejeje kubahemba, n'abayikoreye nabije kubahana. Weho ntuzasenge ngo utange imibyizi y'ubusa uzabe mu gihande cy'abazahanwa, ahubwo uzasenge utange imibyizi yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, uzabonera ingororano. Ndashoje. Menya umwanya nawe urengeje, ariko mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri teraniro ririmo abantu bashobora kuba bamaze igihe kinini bakora imibyizi y'ubuntu, batigeze biyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Si ikidini, oya, ni intambwe umuntu atera mu buzima, akemera ko Yesu ari umwami, akatuza akanwa ke, agasiga ibyaha hariya, akagana mu wundi mugabane w'abana b'Imana. Ntabwo tugushyira mu idini, oya, turagira ngo wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Tubwire Imana ngo siba izina rye mu gitabo cy'urupfu, kugira ngo uhereye none imirimo yizandikwe azayibonera amakamba. Mw'iri teraniro hari abahari biyandikisha mu icyo gitabo, niba bahari bagire gutya dusenga n'Imana. Muri iri teraniro ukaba uhari, ukavuga uti ndashaka rwose gutera intambwe ya mbere kugira ngo indi mirimo yose nzakora izandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ni intambwe utarenga. Nagira ngo ubwize ukuri, kuba umaze imyaka myinshi wararenze iyi ntambwe, ndakubwiza ukuri watanze imibyizi itagira aho yandikwa. Iyi ntambwe niyibanza mu rugendo rw'umukristo ujya mu ijuru. Niba hari abahari bagire gutya dusenga n'Imana, njye kwiyicarira. Nabu yego, Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Muhe Yesu amashyi, muhe Yesu amashyi. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. N'abandi ndabategereje. Ibi ntabwo biteye isoni na bukeya, ibi ntabwo biteye isoni na buke. Ibi ni iby'imbaraga, ni iby'ubutwari, ni ugukoza Satani isoni, tukamusezerera ku mugaragaro, tukakira ubwami bw'Imana bugatura muri twe. Haguruka wiyizire hano.